Babyeyi namwe banyeshuri, Kigali Excellent Tourism and Hospitality Academy ibifurije umwaka mwiza w'ibihumbi 2024. Mu kuzirikana kandi abandi banyarwanda babyifuza, twabafunguriye chaîne ya YouTube igiye kugicishwaho amasomo akurikira. Tuzabigisha guteka amafunguro atandukanye, gutekera ibirori cyangwa iminsi mikuru, gukora imigati, gato na biscuit, kwakira neza abatugana. Tuzabigisha imirire myiza ku mubyeyi utwite, uwonsa, abana bato ndetse n'abakuze. Tuzabigisha kandi ibijyanye na parike, ubwikorezi bwo mu kirere, ku butaka ndetse no mu mazi. Tuzigana kandi namwe icyongereza cyo kuvuga n'ibindi bitandukanye. Kugira ngo utazacikwa na kimwe rero, jya kuri YouTube ukore subscribe hakiri kare kuri Keta Rwanda Remarkable TV. Shuti bakunzi ba Keta Rwanda Remarkable TV, turabasuhuje nanone. Aka ni kakanya rero tubagezaho bimwe mu byo twahoze tubabwira, tugiye kujya dusangira, tukiga ibijyanye no guteka, tukiga ubukerarugendo, ndetse tukagira n'ibiganiro biteza imbere ubukerarugendo muri rusange. Aka rero ni akanya k'umwihariko ko kubereka bimwe mu byo tugiye kubagezaho bijyanye n'ubukerarugendo, aho tuzasangira amateka ya pariki y'Akagera, tugasangira amateka ya parike y'Ibirunga, amateka ya parike ya Nyungwe ndetse na Gishwati Mukura. Ayo mateka kandi nyuma yo gusangira ayo mateka guhera mu ntangiriro kugeza n'ubu ngubu, tuzongera dusubira inyuma tuganire, tubereke ibyiza nyaburanga biri muri pariki y'Akagera, ibyiza nyaburanga biri muri pariki ya Nyungwe, ibyiza nyaburanga biri muri pariki y'Ibirunga ndetse n'ibiri muri pariki ya Gishwati Mukura. Ni naho rero tuzakomerezaho tubereka, kugira ngo mubashe gusura, kugira ngo mubashe gutemberera muri izo pariki z'igihugu cyacu, ibikenewe, ibisabwa, kugira ngo buri muntu agire amakuru ahagije abasha kumufasha igihe arimo ategura urugendo rwo kujya gusura ziriya pariki, igihe ategura urugendo rwo kujya kureba ibyiza nyaburanga biri muri izo pariki. Tuzakomeza kandi tuganire hamwe namwe amateka y'inzu ndangamurage z'igihugu cyacu, nka Ethnographic Museum Huye, Campaign Against Genocide Kigali, amateka ya Musée y'Igihugu Rwanda Art Museum, amateka ya Musée y'Igihugu Kant's House Museum, amateka ya Musée ya Environment. Tuzaganira kandi ku mateka ya Musée y'Igihugu cyacu, King's Palace Museum, ndetse National Liberation Museum. Ayo mateka yose tuzayasangirira hamwe. Nyuma yo kuyamenya kandi tuzafatanyiriza hamwe kwigisha n'urubyiruko n'abana batoya, kugira ngo twese hamwe dufatanye kumenya amateka y'igihugu cyacu ndetse no kubungabunga ibyiza nyaburanga by'igihugu cyacu. Nyuma yaho kandi hari gahunda dufite yo kuziga imyitwarire, imibereho y'inyamaswa ziri muri parike z'igihugu cyacu, imibereho, uburyo zororoka, uburyo zibana hagati yazo, hakubiyemo ibintu byinshi kuri buri nyamaswa iri muri pariki. Tuzagenda rero dukora ibiganiro bitandukanye, inyamaswa ku yindi tuyiganiraho. Ntekereza yuko dufatanyirije hamwe namwe bizaba byiza, bikaba ari ikiganiro kizigisha abakeneye cyangwa se abari muri gahunda yo kwiga ubukerarugendo, ariko kandi n'abatari mu mashuri bakeneye kuzamenya byimbitse, kuzamenya birushijeho ibijyanye n'imibereho y'inyamaswa ziri muri parike zitandukanye. Tuzaganira rero ku mibereho y'inyamaswa zitandukanye ziri muri parike zacu z'igihugu cyacu,
nk'imibereho y'uburyo ingagi zibana, uburyo zororoka, uburyo zibaho, imibereho yazo muri rusange. Tuzaganira kandi ku nzovu, imibereho y'inzovu, uburyo inzovu zororoka, uburyo zibaho, uburyo zita ku bana bazo cyangwa se nazo ubwazo uburyo zibana mu miryango yazo. Inyamaswa hari uburyo ziganira, hari uburyo zumvikana, hari uburyo zivugana hagati yazo. Ibyo byose tuzabisangirira hamwe abantu barusheho kubimenya. Tuzaganira intare, impyisi, ingwe, giraffe, inyamaswa z'uburyo butandukanye. Imwe kuri imwe tuzakora ibiganiro bitandukanye, duhane ibitekerezo, tubasangize ibyo tuzaba twabateguriye. Tuzaganira kandi ku byiza nyaburanga by'igihugu cyacu nka ibiyaga, inzuzi, imigezi. Tuzaganira kuri ubukerarugendo bushingiye ku muco. Tuzaganira kandi ku bukerarugendo bushingiye kuri siporo, hanyuma ubukerarugendo bushingiye ku buvuzi, ndetse n'ubuhinzi. Ikindi tuzakomeza tuganire ku bigendanye n'ubukerarugendo muri rusange. Hari n'ubukerarugendo rero bushingiye ku nama, uburyo igihugu cyacu cyabuteje imbere. Ibyo byose tuzabigarukaho tubiganire. Turabashimiye cyane, murakoze. Ikaze muri Kigali Excellent Tourism and Hospitality Academy, ishuri ry'indashyikirwa mu ruhando mpuzamahanga. Twigisha amahoteli n'ubukerarugendo mu byiciro bitandukanye, umwaka wa 4, uwa 5 n'uwa 6. Twakira kandi abiga ubutetsi mu gihe gito, amezi 3, 6 ndetse n'abiga mu gihe cy'umwaka umwe. Mu kwigisha ubukerarugendo kandi turi ku isonga, kuko twigisha tugendeye ku nteganyanyigisho zemewe, tukanafasha abanyeshuri bacu kubona aho bimenyereza umwuga biciye mu bufatanye n'amahoteli ndetse n'ibigo by'ubukerarugendo dufitanye amasezerano. Wifuza ibindi bisobanuro, wagana aho iri shuri riherereye ku Kimironko inyuma ya Beka munsi y'urusengero rwa Foursquare, cyangwa ugahamagara telefone ziri kuri ekara yawe. Mubyeyi, urashaka ko umwana wawe yiga kandi agahuzwa n'isoko ry'umurimo, cyangwa se akabona amahirwe yo gukomereza amasomo ku rwego mpuzamahanga, gana Keta tumufashe kugera ku nzozi ze.